Cagura n'umugabo ucumita gusa nkamubwira ati rero ibintu byo gucumita gusa ntago mbishaka nyasa. Urakoze cyane. Uratubwiye ngo ubonye umugabo atari kukurongora neza wamubwira ati ndongora gute. Muri make nyine bimbwire wamubwira ngo arongore gute. Cagura n'umugabo ucumita gusa nkamubwira ati rero ibintu byo gucumita gusa ntago mbishaka nyasa. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'uko utazi gukora ibyo bintu ngati nabyo nzi biba byiza kubaza umuntu reka wasanga nanjye nabizi ugakora ibyuzi ariko ushaka kumbwira ati ntabyo nzi nkakubwira ati bikore gutyo ukanagerageza bikanga ariko wagize ute wagerageje. Wigeze kutubwira ko waciye imyeyo ubundi imyeyo ifasha iki mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Hari umunsi wigeze wajya gusura umutipe nta mwenda w'imbere wambaye no kuba ikariso? Cyane rwose cyane bibaho. Ushaka wifitiye nk'umushyukwe wumva umeze nabi ukahita wambara vuba vuba imbaraga kanzu gaturamo ugafata iy'ubusa ukigende. Ibi bibaho cyane. Rega buriya ni karisi ivune ngo ntabwo ari nziza niko njya numva bavuga ngiragica. Iyo uryamye wenyine ukunda kurara wambaye ubusa? Cyane ntago njya ndara nambaye. Ntabwo ujya urara wambaye? Nibibaho ko byagenda kose. Kubera icyo utarara wambaye? Birambangamira nyine. Ako hari umuntu wambwiye ngo bizakorohera nushaka umugabo. Umwenda w'imbere ukunda kwambara ni umwenda usa gute? Kuryamanira muri dushe cyangwa kurongorerwa muri dushe cyangwa kurongoranira muri dushe bikorwa bite? Nyine mushaka gukora sex yego akakubwira ati rero tugiye gukara cyangwa ukumvura nabishaka kuko hari umuntu biri byuya akabira bamwe ati tugende muri dushe nta kibazo mugakaraba bikarangira agiye muri mude cya kintu karangira mukoze za sex. Bikorwa bite none umuntu ashobora kwibaza ati kurongorerwa muri dushe akinyuma yego nese yakuryamisha hasi ahantu nkaho ahategera ushaka kurya kinyuma cyangwa se akakurya agahagaze. Agahagaze nyine just turajya ngo dusobanurire abantu bakurikiye kino kiganiro. Agahagaze wigeze kugakomozaho n'ubundi agahagaze ubundi gakorwa gute? Hane tumeze gute? Meze neza. Meze bo? Yego. Bo cyane. Cyane. Ari igihe abantu bavuga ngo just iyo bari mu mihango ikintu wowe kikubabaza uri mu mihango ni iki? Kimbabaza nyirimo ikintu kikubabaza ukavuga ati iki kintu nagakwiye kuba nikoze ariko ndi mu mihango ni nk'igiki? Okay, mbere na mbere iyo umukobwa yari mu mihango abashaka sex bamwe bishaka cyane niyo abenshi babikora bazi ngo ntibazasama ugasanga babisamiyemo. Wumva bishaka cyane wumva wabona umuhungu ukumvana na mushengeri ariko biba byiza iyo wifashe kuko iyo utifashe niyo hahandi uhura na za ngaruka nyine kumva ugize ute uhuye na bya bibazo. Ngiye rero iyo nyirimo bisaba kwirinda kugira communication n'umuntu kuko isaha n'isaha nabikora bikaba ngombwa nyine kumvuga ati wanamamagara nkajya nkushitinga byahatari muri iyo minsi yine kuko ndebye nabi kwa n'uburyo mba mbishaka nashiduka bibaye cyane n'umuntu yaza no kugusura bikaba. Muri iyi minsi abagabo benshi baharaye kuvuga ngo jate ngaba uriya mugore ngararyoshye cyangwa uriya mukobwa araryoshye. Wowe umukobwa uryoshye cyangwa umugore uryoshye kuri wowe ni umugore umeze gute cyangwa umukobwa umeze gute? Nta sura bigira. Kuryoha k'umugore ni kwa kundi ujye guhura n'umuntu ukirekura nta bintu byo kwikomeza ngo uvuge ngo burifashafashe. Nimba wifashafashe nimugera mu gihe cyo gukora sex uba ugomba kwirekura ukavuga ati mana ibintu ngiyemo nyine nibi ukabikora uri feeling yabyo kandi nabwo biba byiza gukora ikintu kikurimo. Niyo mpamvu bavuga ngo uriya mugore araryoshye kuko nyine ntiyakugoye pe mwakoze ibintu neza yarirekuye nimba aranyara waramuyajishe ako nimba utarakoze ikintu cyo kumunyaza ugenda uvuga ngo naganyara gute se? Hari igihe wowe ufite ikibazo cyo kuba
gusa ngewe mbona udakora ibintu neza nakubwira ngo bikore gutya. Okay, urakoze cyane. Uratubwiye ngo ubonye umugabo atari kukurongora neza wamubwira ati ndongora gute. Muri make nyine bimbwire wamubwira ngo arongore gute. Cagura n'umugabo ucumita gusa. Nkamubwira ati rero ibintu byo gucumita gusa ntabwo mbishaka. Nyasa ushobora kuba ufite ikibazo cyo kutazi gukora ibyo bintu. Ngati nabyo nzi biba byiza kubaza umuntu reka. Wasanga nanjye nabizi ugakora ibyuzi. Ariko ushaka kumbwira ati ntabyo nzi. Wakubwira ati bikore gutyo. Ukanagerageza bikanga ariko wagize ute wagerageje. Wigeze kutubwira ko waciye imyeyo. Ubundi imyeyo ifasha iki mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Imyeyo ni myiza. Imyeyo iyo umugabo ari kugukora ku gitsina agukarisa hari n'ikintu yumva ari gufata. Agakora wenyine akumva hari ikintu ari gufata ukagenda akoraho ukumva uri gushaka ibintu. Biragufasha cyane. Bituma nawe ubwawe ugira ubushake. Wadufasha ukadutandukanyiriza rugongo n'imyeyo? Rugongo itandukanira n'imyeyo? Rugogwe nahihurira biba bifatanye ariko imyeyo biri ukwayo. Imyeyo aba ari utuntu ku bantu bayica cyangwa bayiciye bayizi bukurura tugatandukanya n'iyo rugoge, kuko iyo utadukuruye biguma gutyo nyine ukibeze nk'umubebe umeze nk'umwana cyane. Yego. None muri tagiye umugabo ari kunyaza igitsina gikoza he kugira ngo amavanye ingazi? Iyo uri kunyaza urakubita ugakubita no kwa yamyeyo. None nk'umugore akumva arasaze bitewe n'uburyo uri kugira ute kugenda ukubita kwa yamyeyo. Nukubitaho gutya biramufasha cyane. Akagira ubushake akirekura akabona arananyaye rwose cyane arakwekuriye pe arakunyariye. Nese rugongo hari ikifasha mu kurangiza k'umugore? Enye rugongo cyane. Ushaka kuyikubita nk'umanura uzamura ukongera ugacumita ahita arangiza. Uramutse ufite umugabo akagufata wamuciye inyuma wabigenza gute? Ndamuciye inyuma pe nzi neza ko umugabo afite ikibazo. Ngewe mbana n'umugabo atazi kunyaza ntabwo tuba twarahuye turi isugi. Nakubwira ati bikore gutyo unyaze. Nabona utabishoboye icyo gihe nkakwigisha pe nkabona ntushaka no kubikora wenda ikibazo regara igihe kiba kiri ku bagabo ntaguca inyuma. Wabyitwaramo gute noneho agufashe? Oya icyo gihe ugerageza ibishoboka byose kugira ngo umugabo nagufate. Bibaho yego ugafatwa ariko ngiye amfashe nakubwira ngiye nagiye guhiga ibyo utankorera. Mbishije bimbangamiye nabikwigishije birakunanira mubwira ko yegera abantu ngo bakwigishe birakunanira. Nagiye nyine njya ahantu babinkorera neza. Bibaye byiza n'uyu mugabo namurabura nkakubwira ati byiza n'uyu mugabo yakwigisha. Hari umunsi wigeze wajya gusura umutipe nta mwenda w'imbere wambaye no kuba ikariso? Cyane rwose cyane bibaho. Ushaka wifitiye nk'umushyukwe wumva umeze nabi ukahita wambara vuba imbaraga kanzu gaturamo ugafata iyihuse ukigenge. Bibaho cyane. Rega buriya ni karisi ivunye ngo ntabwo ari nziza niko njya numva bavuga ngira gica. Iyo uryamye wenyine ukunda kurara wambaye ubusa? Cyane ntabwo njya ndara nambaye. Ntabwo ujya urara wambaye? Ntibibaho ko byagenda kose. Kubera icyo utarara wambaye? Birambangamira nyine. Ariko hari umuntu wambwiye ngo bizakorohera nushaka umugabo. Umwenda w'imbere ukunda kwambara ni umwenda usa gute? Usa gute? Nk'ikariso se? Yego ikariso. Ibara ry'ikariso ukunda kwambara? Ngiye nkunda kwambara amakariso y'umweru akenshi ni nayo ngira. Kubera iki? Nyine ikariso y'umweru niyo nziza kuko iyo mfite nk'umukara wapi hari igihe ujya gusura nk'umujama wambaye igikariso kimeze gutyo akavuga se nk'uyu muntu umwanda we ibintu nk'ibyo. Biba byiza kuba wakambara agakariso gapika ukagira n'isuku reka. Bibasa
Okay. Iyo umusore cyangwa umugabo ari kukurongora ukunda umusore ukurongorana imbaraga cyangwa ushaka wa wundi ukurongora gahoro gahoro? Ngiye mba nshaka umuntu urongora antangije gahoro gahoro neza cyane ndyoherwa. Arega buriya ntabwo kurongora ari imbaraga nyinshi cyane. Urabyitondera ukarongora neza umuntu akarangiza. Ndavuga ngo ushaka umuntu ugenda gake gake cyane, mba nshaka umuntu ubigendamo gake gake pe niyo nta mudu ndimo nkayijyamo ibyo byiza. Ari imboro isiramuye n'imboro idasiramuye ukunda imboro imeze gute? Nkunda isiramuye rwose. Nzanire n'umugabo udasiramuye iraryoha kuko niwo ugukozaho ukumva ni sawa. Ega buriya na ziriya mboro zidasiramuye zigira ingaruka. Zigira ingaruka nyinshi cyane kuko ushobora kuryamana n'umugabo udasiramuye ugasanga aguteje ayo ma infection kuko hari ahaba adakaraba cyangwa mukamara gukora sex kumva wo mubikoreye haranuka hari afite gumbi. Uwo muntu uzamwirinde cyane. Bibaho ugasanga umuntu asohotse mu cyumba agira ngo ni ibintu byapfiriye. Bibaho cyane. Biba byiza rero kuryamana n'umuntu usiramuye niba sawa. Niryo. Okay. Hari umugabo wigeze akurongorera mu bwogero muri douche? Cyane shira wanjye yigize kunyoza aranyoza birangira ndiye. Annette ndagira ngo mbwire kuryamanira muri douche cyangwa kurongorerwa muri douche cyangwa kurongoranira muri douche bikorwa bite? Nyine mushaka gukora sex yego akakubwira ati rero yo karama cyangwa kumvurana bishaka kuko hari umuntu biri byuya akabira bamwe ati tugende muri douche nta kibazo mugakaraba bikarangira agiye muri mode cya kintu karangira mukoze za sex. Bikorwa bite none umuntu ashobora kwibaza ati kurongorerwa muri akinyuma yego nise akuryamisha hasi ahantu nkaho ahategera ushaka kurya kinyuma cyangwa se akakurya gahagaze. Nabyo birashoboka. Agahagaze nyine just turagira ngo dusobanurire abantu bakurikiye kino kiganiro. Agahagaze wigeze kugakomozaho n'ubundi agahagaze ubundi gakorwa gute? So ushaka kuba uhagaze nawe ahagaze akazamura akaguru akayishyiramo aracumita rwose agucumita uhagaze cyane cyane rwose kagenda neza. Ubwo se bishobora gukorwa n'igihe kingana gute? Nta minota myinshi kuko muba muhagaze arambirwa. We agira vuba ku buryo agira ute arangize. Just hari abatipe cyangwa abagabo bahaze kurongora igitsina muri make bahaze gufata igitsina ngo bagishyire mu gituba muri make imboro bayikashyira mu gituba. Nta mugabo urakurongora akajya akakubwira ko ashaka kuba yakurongora mu kibuno? Oya. Wapi umuntu aho ndahura nawe andongora hakwiriye nkamuryohereza cyane rwose nkaryoha. Abantu bahaze icyo kintu akavuga ati nge sindi urongora igitsina ndashaka. Hari n'abarongora mu kanwa birumvikana. Cyane ariko ngiye ntabwo ndahura n'uwo muntu meze. Uramutse uhuye nawe wabyitwaramo gute? Shasi byaterwa n'uburyo tumeranyemo. Watubwiye ko uri umukobwa uramutse ufite umugabo akajya arongora umukozi wawe wabimenya akakubwira ko impamvu abikora ari uko aryoshye kukurusha? Namwirukana akamviraho. Namwirukana akajya amusanga iyo kuko yes bibaho. Ubundi nikosa kuba umugore azana umukozi mwiza umurenzeho uteye neza nikosa cyane kuko ubu nanjye nigize gutunga umukozi ndavuga se nk'ubushira wanjye agiye aza agasanga uyu mukobwa uteye gutya byagenda bite kuko hari abana nareraga bamurumuna wanjye uri inyuma yanjye yari yarabyaye ababyaye abataho araza basiga mu rugo aravuga ati ndaje agenda agiye bose aba bana mbafate mbajyane mu cyaro abana mbafate mbajyane. Ndavuga rero kamfata aba bana mbarere nta birenze nshaka umukozi wa make w'icumi. Ndavuga se nk'uko shirange ageze kunsura hano naza akabona uyu mukobwa azongera kunyiteza. Bibaho cyane biriya kirazira kuba naba mabuja nshaka umukozi mwiza yakigera aho bakimundangiye navuze umukobwa waje gukorera amafaranga koko naramubwiye
aba bana ngiye kubohereza abantu wihangane nkibona imiterere ye nkibona uburyo yambaye nkibona uko ameze nese mwirukana bivuze ngo ntabwo washaka umukozi ukurusha ubwiza ntibibaho. Okay, urakoze cyane, reka dusoze kino kiganiro utanga nimero yawe. Nimero yanjye ni 079 5 5 8 7 2 9 1. Okay, reka tubashimire, ngewe nitwa Kiza Kevin.